Mu minsi ibiri itangira icyumweru, umukuru wa diplomasi ya Leta z'Ubumwe za Amerika bwana Anthony John Blinken n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye bwana Antonio Manuel de Oliveira Guterres basimburanye kuri telefone basaba Perezida Paul Kagame kugira uruhare mu gukemura ibibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Usibye Blinken wemeje ko yavuganye n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Congo Kinshasa, nta kindi gihugu cyo muri aka karere kigeze kigaragaza ko cyavuganye nabo bategetse kuri iyi ngingo, ndetse n'abahuza muri iki kibazo ntibigeze bagaragazwa mu basabwe kongera imbaraga mu gukemura iki kibazo. None kuki telefone ze Washington ebyiri zisimburanye Kigali mu minsi ibiri kurikirana kuri iyi ngingo? Bwana Alexis Nizeyimana ni umuhanga muri politiki mpuzamahanga, hari ku murongo wa telefone. Guca Kigali rero ntekereza ko icya mbere ni ugutekereza ko bashobora gukora navuga igishushanyo nk'icyo bakoze muri 2013, ariko icya kabiri twibuke ko igihe cyose M23 yarwanye bakunze kuvuga ko ari u Rwanda ruyishyigikiye, baratekereza ko nabyo byaba birimo. Umukurikije ibiriho inzira baciyemo ayo mateka n'ubundi ashobora gusubira, u Rwanda rushobora kongera kuyagiramo uruhare bigasubira nk'uko byabaye muri 2013. Ntibishoboka. Ntabwo tuzi amagambo bakoresha bavugana, buryo bavugana bombi nk'uko babigaragaza ko bavuganye kuri telefone. Tubona inyandiko banditse yuzuye diplomasi nyinshi cyane. None iki cyizere nimba ari icyizere bagiriye u Rwanda cyangwa nimba hari impamvu ikomeye ituma basaba u Rwanda kugira uruhare mu gukemura iki kibazo, kuvuga ngo ntabwo u Rwanda, biragoye ko u Rwanda rwasubira muri ayo mateka rwakoze 2013 bitabaye uko nguko mu cyifuzo cy'abo banyamahanga bakomeye, nta ngaruka zitegerejwe i Kigali. Rega buriya ingaruka zakabaye Kigali zakabaye zarabaye kiriya gihe cyose bazamuraga amajwi, ariko bamaze kubona ko atari byo. Ubwo Kigali ifite nibura amahitamo arenze ayo kujya mu ayo nyine kwemerwa n'uburengerazuba, ariko n'igihe tari ifite amahitamo menshi. Kigali yumvise uburengerazuba kandi irakomeza iba Kigali, irakomeza wenda hakagira ibidindira ariko bigashakirwa ikindi gisubizo. Aka kanya simbona ko abantu bashobora kuba ati Kigali noneho muratwumva kubera mwanze ibyo tubabwira. Hari igihe rwose bayumvishije ariko iranga ukabona iranze ibisohotsemo. Nta mitingito ivi burengerazuba igera i Kigali. Mitingito yahava niyo yakwitirirwa icyo yabishingiye ku bindi, yabishingiye kuko bijya bibaho bakabyitwaza bakavuga ngo impamvu imikoranire tuyihagaritse ngo nuko mutagize gutya, ariko ahubwo iwabo ubukungu bwabakomeranye bagashaka icyo bakwitwazaho kugira ngo bakwereke ko bakomeza bakomeye, ariko icyaba ntabwo cyaba gishingiye hariya. Ayo mateka bagaragaza ko afite amahirwe make yo kwisubiramo. Abahanga bagaragaza ko hari uruhare u Rwanda rwagize mu guhoshya intambara nk'iyi yabayeho muri 2013. Imiryango mpuzamahanga yasabye u Rwanda gusaba M23 kurekura ibice yari yafashe birimo n'umujyi wa Goma. Urwo rwari urugendo rutangira inzira y'ibiganiro, ariko ngo basanga iyo ntambwe ya kabiri yarirengagijwe. Kubw'ibyo basanga bigoye ko u Rwanda rwasubira muri ibyo biganiro mu gihe hatagaragara icyizere cyo gushyira iherezo ku mpamvu yabyukije iyi ntambara. Nibitagenda uko Abanyaburayi na Amerika babyifuza, ngo nta ngaruka bizagira ku Rwanda, kubera ko ngo ayo mahanga ahugiye kugushakira umuti ibibazo by'intambara zikomeye kurusha iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. David Nzabonimpa, TV 10.